Yesu ashimwe bene data, ndashimira Imana yongeye kuduha umwanya ukana ijambo ry'Imana. Uyu munsi twasomye muri Yeremiya 25 kugeza kuri 27, soma muri Zaburi 118, soma no muri Yohana wa mbere ibice 2. Ni amagambo menshi kandi ni amagambo y'umugisha, amagambo nifuje kubasangiza nayo muri Zaburi ibice 118. Haravuga ngo nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, imbabazi zihoraho iteka ryose. Abisirayeli bavuge bati imbabazi zihoraho iteka ryose. Inzu y'Abaroni ivuga iti imbabazi zihoraho iteka ryose. Abubaha Uwiteka bavuge bati imbabazi zihoraho iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Iri jambo ry'Imana ni ijambo ritubwira ushimire Uwiteka. Kubera iki? Kubera ko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Ndizera ntashidikanya neza ko umuntu wese ugira ubuntu bwo kumva iri jambo ry'Imana cyangwa se gusoma ijambo ry'Imana dufatanyije, nuko imbabazi z'Uwiteka zabaye kuri we. Yaba mu bihe umuntu yagiye acamo agacumura, agakora ibyaha, agakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, imbabazi zayo zabaye kuri twebwe, niyo mpamvu uyu munsi tukiriho. Yaba ari ibyo umuntu yasabye Imana ikabimwa, nuko imbabazi zayo zabaye kuri twebwe kabidukorera. Rero reka uyu munsi wa none dushimire Uwiteka. Ibyo waba urimo byose, waba uri wese, icyiciro waba urimo cyose, kadushimire Uwiteka kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose kandi zabaye kuri twebwe twese. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 5 avuga ngo ubwo nari mu mabaro nambaje Uwiteka, Uwiteka aranyita abangwa nshyira ahantu hagari. Imana ishimwe cyane. Hari ibintu byinshi umuntu agiye acamo, hari ibintu bikomeye umuntu agiye abona akibaza yuko atazanabivamo, ariko icyo gihe Uwiteka yumvishe amarira yacu, yumvishe gutaka kwacu, aratwitaba, adukorera ibitangaje. Niyo mpamvu dukwiriye gushimira Uwiteka. Nizera ntashidikanya ko umuntu wese umwanya yaba arimo, mu gihe yaba arimo, hari ibintu byinshi usubiza amaso inyuma ugasanga Imana yawe yarakwitabye gushyira ahantu hagari. Reka dushimire Uwiteka kubw'ibyo. Twibuke imirimo Imana yadukoreye, dushima Imana. Uwiteka ari mu ruhande rwanjye, sinzatinya umuntu yabasha kuntwara iki. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 7 baravuga ngo Uwiteka ari mu ruhande rwanjye arantabara, nicyo gituma nzabona ibyo nshakira abanzi banjye. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 8 baravuga ngo guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abantu. Guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abakomeye. Imana ishimwe cyane. Iri ni ijambo ry'Imana kandi ritubwiye ngo guhungira ku Uwiteka, kwiyambaza Uwiteka, kugira Uwiteka ubuhungiro bwawe, kugira Uwiteka ibisubizo cy'ibibazo byawe, kugira Uwiteka ubwisho bwawe, ngo kuruta kwiringira abantu, kuruta kwiringira imiryango, kuruta kwiringira inshuti, kuruta kwiringira abakomeye. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo uyu munsi none nkwibutse, hari byinshi twagiye ducamo bitandukanye, tukabona Imana idukoreye imirimo, rimwe na rimwe tukabona iciye mu bantu, ukoresheje abantu, tuvuga ngo kanaka yangiriye neza. Ariko nagira ngo nkubwire ngo uyu munsi none atari Imana ibikoze, nta n'uwakwibuka, nta n'uwagira icyo agufasha. Nibyo twafashijwe n'abantu, atari Imana ibikoze baciyemo ntabwo byashoboka. Reka duhungire ku Uwiteka, reka twambaze Uwiteka, reka duhamagare Imana yacu, kuko yo ubwayo niyo ishobora gukoresha abantu, nigira inzira nyinshi ikoresha kugira ngo itugire neza. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo kuyihungiraho Imana yacu, Uwiteka kumuhungira ngo kuruta kwiringira abantu, ngo kandi kuruta kwiringira abakomeye. Imana ishimwe cyane. Aho ku murongo wa 14 bavuga ngo Uwiteka ni imbaraga zanjye n'indirimbo yanjye, kandi yahindutse agakiza kanjye. Imana ishimwe cyane. Yesu niwe wenyine, Uwiteka Imana yacu niyo wenyine, niyo yonyine ishoboye kutubera isoko cy'ibibazo, niyo ishobora kutubera ubwugamo, niyo ishobora kutubera ingabo idukingira. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi none ibyo twacamo bitandukanye, imisozi yaba iri imbere yacu, ibintu byabiguteye ubwoba, nagira ngo uyihangare, ubwire ngo Uwiteka ngo ari kumwe nanjye, ngo kandi kumuhungira ngo kuruta guhungira ku bantu, kuruta guhungira ku kindi cyose. Reka amagambo akomeye, wibuke ibyo Imana yagukoreye, bigutera imbaraga zo kongera kumuhungiraho, kandi Uwiteka ukongera guhungira kuri Yesu, kuko wakoze ibya mbere n'ubu ngubu aracyari gukora, kandi ngo ntajya ananirwa. Imana ishimwe cyane. Kandi ibyo byose ubikore buka yuko kumuhungira ukuruta guhungira ku wari we wese, kuko we iyo tumutabaje
mu makuba yacu, aratukumira akadushyira ahantu hagari. Imana ishimwe cyane. Hanyuma mu gihe utari wabona igisubizo, reka iri jambo ryo ku murongo wa 17 ribe ijambo ryawe, uvuge ngo sinzapfa ubwo nzarama ntekereza abantu imirimo Uwiteka yakoze. Imana ishimwe cyane. Igihe cyose tukiri ku isi twizere neza yuko Imana ifite icyo igomba gukora mu buzima bwacu, ifite icyo igomba inkuru yindi ishaka kwandika mu buzima bwacu kugira ngo tuzabwire n'abandi iby'imirimo Imana yakoze. Reka uyu munsi wa none nkwibutse nanjye nibutsa yuko guhungira ku Uwiteka kuruta guhungira ku bantu, guhungira ku Uwiteka biruta guhungira mu butunzi, guhungira ku Uwiteka kuruta guhungira mu bintu byose. Kandi iyo tumuhamagaye aratwitaba, hanyuma amaze kudukorera ibyo twayimusabye, reka twibuke tumushimire, twibuke imbabazi ziwe zihoraho ibihe byose, tumushimire. Imana ibahereze umugisha. Uyu munsi wa none nagira ngo iri jambo nawe ribe ijambo ryawe, uko ubonye ibyo Imana igukoreye wishimire, kuko imbabazi zayo zihoraho ibihe bidashira. Kandi no mu gihe bikomeye umuhungire wo kumuhungiraho Uwiteka biruta guhungira ku bandi bantu bose. Kumwiringira biruta kwiringira abakomeye. Yesu abahereze umugisha. Shalom shalom.